Muraho neza, ndabashuje mbifuriza amahoro y'Imana abane nawe. Mumeze neza? Ndabifuriza kumera neza, aho bitameze neza nyagasani abarinde kandi biraza kumera neza. Nzi ko Imana idukunda kandi twitaho, itugirira neza muri byose. Uyu munsi rero nifuje ko tugira icyo tuganira. Abantu benshi hari amagambo tujya tugeraho rimwe na rimwe tukibaza ariko ubundi ukaba wageraho akabazo, usanga ijambo rikoreshwa mu buryo bwinshi butandukanye, ariko ubundi buri jambo ibisobanuro bifite nibyo bya nyabyo. Reka mbaho urugero, ijambo umugisha. Mwebwe umugisha mwumvamo? Umugisha ni iki? Ugasanga umuntu umwe aravuze ati ndashimira Imana nabonye akazi, ni ukuri ni umugisha. Ni ukuri akazi ni umugisha. Undi ati nabonye amafaranga, amafaranga ni umugisha. Ugasanga nyine abantu barasenga bavuga ngo Mana uduhe imigisha yawe, ariko ugasanga icyo berekejeho ni amafaranga. Ese koko amafaranga ni imigisha? Abandi nabo ugasanga aravuga ati twibarutse umwana ni umugisha. Nibyo se koko umwana ni umugisha? Umwana ni umugisha? Mwebwe mubibona mute? Ibintu byinshi ngo twarahinze twejeje umugisha. Nibyo se koko? Si ubwo ibintu byose ni umugisha? Hanyuma se iyo cya kindi bita umugisha, nyuma y'igihe utangiye kukiregereta ubwo kiba cyari umugisha? Kuri ijambo ry'Imana riravuga ngo umugisha Imana itanga ntuzana umubabaro. None se ubwo umugisha ni iki niba hari ibintu dushobora kuba dufite ejo mu gitondo bikatubera umubabaro? Reka mbaho urugero. Umuntu ageze gutya abyara umwana arakura. Wa mwana yari yizeyemo ibintu byiza byinshi bitandukanye, byinshi yapanze, akaba ikirara, akaba ibandi, akaba indaya, akaba wa mwana utamuhesheje ishema n'icyubahiro mu bandi. Gusa ni umugisha. Ikindi ukabona akazi, nibyo kari umugisha, ariko ejo mu gitondo ugatangira kurira ngo baba we ubuse koko akazi nako ngo karakatu, ugasanga uratangira kukavuna. Gusa ako kazi ni umugisha. None se ikibazo, niba amafaranga yitwa umugisha, uwo bayafite bose baranezerewe? Ko umugisha Imana itanga utajyazamo imibabaro? Nta bantu benshi bafite amafaranga se, ahubwo ayo mafaranga akabatera umubabaro? Hari n'ubwo ibyo tuvuga byitwa iby'isi, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo abakunze imiya cyane ngo byabateje kwihandisha imibabaro, cyangwa se byabahindukiye imibabaro. Gusa ni umugisha. Mwebwe umugisha mubona gute? Njye ntabwo ibyo byose navuze, yaba amafaranga, yaba abana, yaba akazi, na bya bindi byose murondora, ntabwo byita umugisha. Ahubwo umugisha ni iki? Umugisha ni igituma ugira umunezero n'amahoro, cyangwa se ni icyiza kikagufasha kunyurwa, kikagufasha kunezerwa, kikagufasha kugira imibereho inyuzwe, yishimye, inezerewe. Reka mbaho urugero. Icyatuma mbona amafaranga akanyura, akanezeza kandi akagirira abandi umumaro, icyo kinsunika kiri inyuma y'amafaranga, nicyo nita umugisha. Ubundi umugisha njye uko mbibona ni ugutunga Imana mu buzima bwawe, kubera yuko iyo ufite Imana ibyo uhuye nabyo byose birakunyura. Iyo ufite Imana uranezerwa, iyo ufite Imana urishima. Icyo ubonye kigira umumaro, kubera yuko
ntabwo kiza giherekejwe n'umubabaro, ntabwo kiza giherekejwe n'umubabaro, ntabwo kiza giherekejwe n'ingorane. Niyo mpamvu niba ufite umugisha w'Imana, ibyo werekejeho amaboko byose biraguhira. Niyo mpamvu rero tudakwiriye kwitiranya umugisha n'amahirwe. Ibyo nari mvuze bindi bishobora kuba amahirwe. Yagize amahirwe abona umwana, yagize amahirwe abona amafaranga, yagize amahirwe abona akazi. Aha, noneho ya mahirwe wagize iyo ahuje n'uko ufite umugisha, ibintu byose bigenda neza. Imbaraga zigusunikira kunyurwa no kunezerwa nizo nita umugisha. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite Imana muri we, iteka ryose ibije byose biramunyura. Niyo mpamvu n'iyo abuze amafaranga, n'iyo abuze umwana, n'iyo abuze akazi, ariko abaho anezerewe, kubera yuko akazi, umwana n'amafaranga ntabwo ari byo ashyizeho umutima, ahubwo icyo ashyizeho umutima ni Imana itanga ubuzima, ni Imana itanga byose. None se ni gute Imana yaba yaraguhaye umugisha ejo mu gitondo ikawukwaka? Aho umuntu se ntaba yarabyaye abana yaranezerewe avuga ati Imana yampaye abana n'urubyaro, ejo mu gitondo bagapfa? Hanyuma se ubwo yapfuye Imana ibikwambuye umugisha? Oya, umugisha turawuhorana, umugisha turawugenda, umugisha tubana nawo, umugisha turawuhorana. Rero reka dusabe Imana kuduha icy'ingenzi, iduha umugisha. Umugisha uzaduha kunyurwa, kandi n'ibyo tuzabona byose bizatubera byiza, kuko iyo uri umunyamugisha icyo ubonye cyose kikubera umumaro, kikubera icy'umumaro, kikubera icy'umunezero. Ndabasuhuje kandi ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza. Imana ibarinde, ibahe umugisha, maze umugisha ubaheshe amahirwe. Kandi icyo mbasabira kuruta ibindi ni uko ubuzima bwanyu bwaba mu Mana, kugira ngo ubwo Imana igiye kwimika ingoma yayo izasange twiteguye. Nubwo twagira ibyo tubura mu isi, ariko yiteguye kuduha ibyiza biruta ibindi hirya y'ubuzima bwo ku isi. Yaduteguriye ubugingo buhoraho. Bifurije ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen.